sinagutumye amazi kuva kare. Icazwa. Ntabwo nagutumye amazi kuva kare. Icyo uri kurya ubu. Iki icyo uri kurya. Agira ngo ntabwo icara hasi. Agira ngo ntabwo rujya rurya. Nta n'isoni. Akundi kakamana wowe wagaburira wacyumba bane. Ntabwo se uba wariye. Uko rumeze gusa. Nta soni. Icara hasi. Mama. Siko nta soni ufite wowe. Mama. Uko rumeze. Niki kirema ni mama. Hano cyicaye. Ariko mama ntukabwire nawe twase. Meze bite? Meze neza. Amakuru Meze. ko wicaye hano? Navuye kuvoma nsanga amazi yabuze ku mugezi. Nisi iyo umuntu abuze amazi ntagataha. Natinyira umugore wa mukuru wanjye. Ushaka kujyana n'amazi njyanye kanyirenze. Naho bigeze se? We naguze ibibera muri rugo. Nagahoma muno. Ngaho kubyuka mu gitondo bakagukubita. Byuka mu gitondo bakagutuka wajyana n'icyo mpfana na. Umuntu ungana nkawe. None wagira ngo nura mukuru wanjye wagira ngo yaramuroze. Ntabwo ikintu wamubwira ngo akombe. Naho bigeze? Abyo wamenya wo. Uri kwanga gutaha kubera uriya mugore? Uriya mugore ntabwo muroze. Reka ngereyo. Ntabwo nagera mu rugo ntagezeyo. Amayi. None ubu nguyu umugore none ntabwo agiye kumuneza koko. Ni karibu injira. Ko mukama. Utamura urugi madam. Tayya mu rugo nuhagerejwe n'iki? Wakagombye kumenya ikinzanye komera. Kutavuga ikikuzaniza. Wakagombye kuba ukizi. Ni igiki? Se buriya iyo ufata umurumuna w'umugabo wawe kuriya wumva ntabwo ufite. Ese madareka nkubaza. Uri umuvugizi wa Pasi? Uri umurinzi we? Uri iki hano? Ujye umenya yuko igihe umugabo wadahari uriya yo wakagombye kukubera umugabo. Ibiganya tenye bigira. Uretse gato nze nkwere. Nakubuje kujya kugira mu rugo. Kanzasha, umva nzakwereka. Watu! Shaburetse uzambona. Nta soni. Kigoro nzagica amaguru. Amazi ntabuze. Wageze ute? Iki amazi yose yabuze. Ako kwibwira ibyo bintu kumbwi unteri sesemi, kuko unteri sesemi. Unda kunyuza uciye ku muhanda uri kurya imidufu. Uri kurya amandazi. Uri kumwe n'indaya hariya ngo amazi ngo wagize ute? Ngo wagize ute? Gira hano reka nkubwire. N'ibisatsi bibi. Kandi wumva nkubwire wowe. Kandi uretse basi nta ndwara kuba umuntu nzakwereka nta nubwo uyu munsi uri uze noneho kubaza Kefe nta nubwo urya uze kubaza Kefe simusize hari bazi Nibikira nyakasa ako ndumiwe pe umwanda noneho
kivuna muheto ubundi kiri pasi Reza nyesha pa hano vuba naje vayo hano iki gikoni kirasa gute ubu ibintu ni ibiki mbona hano reka ku gikoni gisa bite byawe sura mukozi so wabigenje ntabyo umukozi nembajije bite reba hano munsi kuntu hasa unama reba ako nayo ni kubusa gira vuba kandi umva nkubwire ngarukemo hano sanga n'ibiryo byabonetse gira vuba sura mukozi ashinzwe icyaha ndakubwiye ngo gira vuba nagumbana nawe Ako ikikoni ndakicaye hano wahishije ariko kuva ryari menye ibintu byo guteka nasize nkubwiye ngo iki se mbere kumbwira gutyo wahishije cyane ntabwo wahishije nta mukozi tugera uwase urahanga uri ivaze urahanga uri ifoto uri ikimega muri runo rugo ahubwo ndakubwiye ngo musange mu gikoni nsange wahishije hasi bimeze bite se ko mbona ibintu ari ingara umwana urabona tukigiye hari hantu ese n'ibyo uriya mugore ntabwo urumva n'abanyigiye hasi nese ubwo tubigenze gutya reka tuzapanga undi munsi cyangwa wogereyo undi munsi kandi wari ubizi neza ko ari gahunda nta kundi nyine byagenda mani John okay reka nkubwire reka nshaka ukuntu ngiye nagerayo ahubwo we nyine tuwo bambwirire n'ibindi nyuma tuzapanga undi munsi tu okay umunsi mwiza sawa